mbasuhuze mukomeje kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete cyangwa se AMS mu magambo y'impine. Nk'uko mumaze kubimenyera, nge kubafasha gukurikirana ibi biganiro ndetse no kumenya amategeko y'u Rwanda ku buntu. Amazina yanjye ni Elvis Cyubahiro, nkaba ndi umunyamategeko, nkaba nabateguriye ikiganiro cyiza cyane kivuga ku munyarwanda ndetse n'umuryango nyarwanda abarizwamo, aho mu muryango nyarwanda ingo nyinshi zikunda gutandukana. Ese muri iki kiganiro turi buze kureba ni iyihe mpamvu itera gutandukana kw'ingo, tunarebe ese iyo byanze ko abahisemo kubana bakomezanya amategeko ateganya iki. Ibyo turi buze kureba muri iki kiganiro, nkaba ngushishikariza wowe ukurikira ibiganiro, niba utarakora subscribe, gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu ndetse ubibone ubimenye mu ba mbere, kugira ngo nanone nuramuka ugize ikibazo cy'amategeko, kuko uzaba warakoze subscribe, ujye uhita wibuka ko hari YouTube channel y'umunyamategeko, ugende wigireho byinshi ndetse nugira ikibazo kijyanye n'amategeko ube wanyandikira ugire inama cyangwa mbigufashemo kigende neza. Nanone nongeye kukwibutsa ko serivisi zacu ari ubuntu. Uyu munsi nabateguriye topic nziza cyane nyuma yo kubisabwa na bamwe mu bakurikira ibiganiro byacu. Topic yacu ikaba ivuga ku muryango nyarwanda, aho ingo zigenda zisenyuka. Ese ni iki cyakorwa ngo bihagarare? Ese iyo byanze amategeko ateganya iki? Iki ni ikiganiro cyantwaye igihe kitari gitoya ndi kugitegura, aho nagikoreye ubushakashatsi bwimbitse, aho nagiye nganira na bamwe mu bubatse kugira ngo mbashe kumenya byinshi bijyanye n'urushako ndetse n'ingo, n'ibibazo byugarije ingo, byugarije abashakanye. Aho nakoze ubushakashatsi nkagenda nganira n'ingo zitandukanye zubatse, harimo umugabo n'umugore bakibana ndetse n'izindi ebyiri zatandukanye. Aho nagiye nganiza muri izo zindi zatandukanye, nasanze ari umugore wahasigaye, undi nganiza umugabo. Rero zimwe mu mpamvu nasanze zagarutsweho cyane zituma ingo nyinshi zitandukana, twasanze harimo ibi bikurikira. Icya mbere, harimo gukoresha umutungo nabi ndetse no kutagira gahunda ngenderwaho y'urugo. Ikindi dusanga harimo kubura ubujyanama. Ikindi dusanga harimo ubusambanyi. Ikindi dusanga uko abantu bamenyana ndetse ntibibuke kuganira ku bintu by'ingenzi urugo rwabo rukwiye kugenderaho. Ikindi ni ihohoterwa ndetse no guhoza undi ku nkeke. Ikindi ni ukwanga gutanga ibitunga urugo. Ibindi dusanga ari uguta urugo. Ibi akaba ari byo bibazo byinshi twagiye dusanga byugarije ingo nyinshi, akaba ari nabyo bituma zigenda zisenyuka. Niba hari izindi mpamvu uzi zishobora gutuma habaho gutandukana kw'ingo kw'abashyingiranywe, wayandika aho ngaho muri comment, nayo tukayimenya ndetse tukagira ubwunganizi runaka tuyigiraho. Iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi kiraba kigizwe n'ibi bintu bikurikira, ari byo: icya mbere ni ibintu bibiri biba bigize iki kiganiro. Icya mbere ni iki cyakorwa kugira ngo gusenyuka kw'ingo bihagarare. Icya kabiri, icyo amategeko ateganya igihe byanze hakaba habaho gutandukana kw'abashyingiranywe. Izo nizo ngingo nyamukuru ziraba zigize ikiganiro cyacu. Reka noneho twongere dusubire mu kanya tuganira ku ngingo yacu nyamukuru ivuga ku cyakorwa kugira ngo gusenyuka kw'ingo bihagarare mu muryango nyarwanda, n'icyo ndetse turebe n'icyo amategeko ateganya igihe ku bana byanze nyuma na nyuma. Murakoze cyane. Reka nongere mbahe ikaze muri iki kiganiro.
nanone kivuga ku cyakorwa kugira ngo gusenyuka kw'ingo mu muryango nyarwanda bihagarare ndetse n'icyo amategeko ateganya iyo byanze. Muri iki kiganiro turi buze kugendera ku mategeko y'igihugu, cyane cyane turaza gukoresha itegeko nomero 32 akarongo 2026 2016 ryo kuwa 28 z'ukwa munani 2016, itegeko rigenga abantu n'umuryango ndetse n'itegeko nomero 001 akarongo 2020 ryo kuwa 2 z'ukwa kabiri akarongo 2020 rigenga abantu n'umuryango. Iki kibazo cy'uko umubare w'abashakanye batandukana ugenda wiyongera ari nako bishyira ahazaza h'umuryango nyarwanda n'ah'igihugu mu kaga cyane, ko iyo habayeho icyo kibazo nk'icyo bigira ingaruka ku bana ndetse rimwe na rimwe bikaba byateza abana ihungabana. Kuba gatanya zirushaho kwiyongera ni ibintu binagaragazwa n'imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare National Institute of Statistics of Rwanda NISR. Muri iyo raporo National Institute of Statistics of Rwanda yashyize hanze yitwa Rwanda Vital Statistics Report 2019, yagaragaje ko mu mwaka wa 2019 igaragaza ko imiryango 8,941 mu Rwanda yemerewe n'inkiko gutandukana. Ni imibare yazamutse cyane kuko muri 2018 hatanzwe gatanya 1,311, ni ukuvuga ko zikubye inshuro 6.8. Mu Rwanda hari impamvu nyinshi zihishe inyuma y'ubu bwiyongere bwa gatanya mu Rwanda, kandi zikaba zakemuka gusa igihe nyine izi mpamvu zishobora gukemuka gusa igihe abitegura gushakana bagize cyangwa se bashatse umwanya uhagije wo kuganira ku bintu by'ingenzi urugo rwabo ruzubakirwaho. Reka duhere ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere kiravuga ngo icyakorwa kugira ngo gusenyuka kw'ingo bihagarare. Iyi ngingo ntabwo turi buze kwitindaho cyane ngo tujye mu busobanuro bwinshi, turabivugaho mu mpine kuko tugiye kubyinjiramo cyane cyane twavuga ibintu byinshi cyane ndetse cyane. Ingingo ya mbere, ibi ni bimwe mu byo twasanze byakorwa kugira ngo gusenyuka kw'ingo bihagarare. Icya mbere, abagiye kubana bagomba kwita ku buryo bamenyanye ndetse bakamenyana byimbitse mbere y'uko bafata icyemezo cyo kubana. Mugomba kwita ku buryo mwamenyanye, kuko ntabwo uzambwira ngo umuntu mwamenyanye ari uko muhuriye mu macumbi mugiye kuryamana n'ibiki n'ibiki, ejo bundi nimurangiza nimuramuka mushakanye ngo akore ikintu kigutungure. Kuba mwahurira mu macumbi si cyo kivuga ko mutabana. Mubane ariko uzi uwo ushatse. Ikindi kintu, abantu bagomba kumenya uko bakoresha umutungo wabo neza mu buryo bw'ubwumvikane ndetse bakagira gahunda ngenderwaho yo gukoresha uwo mutungo, kuko abantu kenshi muri iyi si bakunda gupfa iby'isi, bakunda gupfa imitungo, wafashe iki kutabifasha ubimbwiye, ugasanga ni bimwe bishobora gukurura iyo gatanya. Ikindi kintu, bagomba kugira abajyanama b'umuryango bihariye kugira ngo igihe cyose habayeho ikibazo badashoboye kuba bakikemurira bo ubwabo, babashe kugikemura batishyize hanze bakoresheje abo bajyanama. Nk'uko nanone biteganywa n'ingingo ya 218 ivuga ku mpamvu zishobora gutuma habaho gutana burundu. Kugira ngo isenyuka ry'ingo bihagarare, abashakanye bagomba kwirinda ibi bintu bikurikira nk'uko biteganywa nanone n'itegeko. Icya mbere bagomba kwirinda ni ubusambanyi, bakirinda guta urugo, bakirinda kwanga gutanga ibitunga urugo, bakirinda guhoza undi ku nkeke, bakirinda guhoza uwo mwashakanye ku nkeke, bakirinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa mu ngo, bakirinda gutandukana mu gihe kirenze amezi 12 akurikirana uhereye igihe habereye ishyingirwa nta mpamvu zifite ishingiro.
Ibi ni ibintu abashyingiranywe bagakwiye kwirinda kugira ngo hatabaho impamvu yo gutandukana burundu. Reka ntidutinde cyane muri ibi bintu ko burya nubwo hakunda kubaho iki kibazo, si uko abantu baba batayobewe ko gukora icyiza gishobora gutuma ubasha kurambana n'umufasha wawe cyangwa n'umutware wawe. Icyiza gihatse ibindi abantu twakabaye twubahiriza mu buzima bwacu. Icya mbere cyiza gihatse ibindi ni ugukundana, ubworoherane, kumvana ndetse no kwihanganira, kuko nyuma y'ibyo byose turi abantu, dushobora gukosa. Akaba ari nayo mpamvu abantu bose bagomba kumenya ko igihe havutse ikibazo mu bashakanye kugira ngo gikemuke, igisubizo igihe cyose nta igisubizo ntabwo cyakabaye gutandukana cyangwa se gukora divorce. Igisubizo cya mbere bagomba kumenya ko ari ukwicara bagakemura ikibazo cyabo. Ingingo ya kabiri, nanone ku rundi ruhande hari igihe byanga ndetse bikanga pe, aho n'abantu ushobora gusanga bicanye, umwe akaba urugero yagirira undi nabi. Wakibaza ngo igihe byanze bigenda bite? Amategeko ateganya iki? Nk'uko biteganywa nanone n'ingingo ya 214 y'itegeko nomero 001/2020 ryo kuwa 2/2/2020 rigenga abantu n'umuryango, aho ivuga ko ishyingirwa riseswa gusa kubera izi mpamvu zikurikira. Impamvu ya mbere ishobora gutuma ishyingirwa riseswa ni gutana burundu kw'abashakanye. Indi mpamvu ishobora gutuma ishyingirwa riseswa ni urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe. Icya mbere, ku ngingo ya kabiri, reka duhere ku nkurikizi z'urupfu ku ishyingirwa, aho iri tegeko rivuga ko iyo umwe mu bashyingiranywe apfuye, ishyingirwa riseswa. Ingingo ya 215 y'iri tegeko ivuga ko iyo umwe mu bashyingiranywe apfakaye, afite uburenganzira bwo kongera gushyingirwa. Niba umwe apfakaye, itegeko rimwemerera kuba yakongera gushyingirwa. Icyakora umugore kongera gushyingirwa n'undi mugabo hashize icyakora nyine ku mugore, iki kintu mugomba kumva, ku mugore ashobora kongera gushyingirwa n'undi mugabo ari uko hashize iminsi 300 yuzuye umugabo wa mbere apfuye. Icyo gihe gihagarikwa no kubyara cyangwa se n'icyemezo cy'uko umugore atwite cyangwa adatwite gitanzwe n'umuganga wemewe na leta. Ingingo ya 216 y'iri tegeko nanone ivuga ko abana bakomeza kurerwa n'umubyeyi wabo wasigaye, kabone n'iyo yakongera gushyingirwa. Iyo nawe apfuye barerwa mu buryo buteganywa n'amategeko. Ingingo ya 217 y'iri tegeko ivuga ko urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe rutuma amasezerano y'icungamutungo aseswa, hakabaho n'izungura rikorwa hakurikijwe amategeko abigenga. Icya kabiri, ku ngingo ya kabiri ivuga ku gutana burundu kw'abashyingiranywe, aho ivuga ko gutana burundu turi buze kubibona mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni gutana burundu biturutse ku mpamvu ziteganywa n'itegeko. Buri wese mu bashyingiranywe ashobora gusaba gutana burundu kubera imwe mu mpamvu zikurikira. Hari igihe abantu ushaka nabi pe, ugashaka umugabo mubi cyangwa ugashaka umugore mubi ukuzonga, wariyunze, washatse umuryango, mwakoze iki? Ntacyo mutakoze, bikanga neza neza. Icyo gihe ushobora gusaba gutana burundu binyuze muri ibi biteganywa n'amategeko. Ntabwo ushobora gusaba gutana burundu niba ibi bintu ngiye kuvuga utabyujuje. Ntabwo icyo gihe
mushobora gusaba gutana burundu. Icya mbere, iyo habayeho ubusambanyi, aha ngaha ushobora gusaba gutana burundu. Icya kabiri, iyo habayeho guta urugo nibura igihe cy'amezi 12 akurikirana, icyo gihe ushobora gusaba gutana burundu. Icya gatatu, igihano ku cyaha gisebeje. Ufite nk'uwo mwashyingiranywe agahamwa n'icyaha ku cyaha gisebeje, ushobora gusaba gutana burundu. Ashobora nko kuba yarafashe nk'umwana muto ku ngufu ndetse n'ibindi byaha byinshi bisebeje ntabwo ndibuze kubitindaho. Ikindi kintu ni ukwanga gutanga ibitunga urugo. Iyo uwo mwashakanye yanze gutanga ibitunga urugo, ushobora gusaba gutana burundu. Ikindi kintu cya gatanu ni igihe aguhoza ku nkeke. Igihe aguhoza ku nkeke nanone ushobora gusaba gutana burundu. Icya gatandatu ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Igihe uwo mwashyingiranywe agukorera ihohotera rishingiye ku gitsina, ushobora gusaba gutana burundu. Icya karindwi ni igihe mumaze nibura imyaka 2 mutabana ku bushake bwanyu, icyo gihe mushobora gusaba gutana burundu. Ikindi kintu cya munane ni igihe mushobora kutabana mu gihe cy'amezi 12 akurikirana uhereye igihe habereye ishyingirwa nta mpamvu zifite ishingiro zihari. Aya mezi 12 avugwa ni igihe, ni nk'uko ushobora kuba wabana n'umugabo mukabana mugashyingirwa, ariko mukimara kubana amezi 12 agashira utamubona, utazi ngo ari hehe, cyangwa unanahaza ariko yaranze kubana nawe, icyo gihe ushobora gusaba gutana burundu. Icyakora kutabana bitewe n'uko umwe mu bashyingiranywe afashwe nabi ntabwo byitwa guta urugo mu gihe yagiye abimenyesheje ubuyobozi bumwemereye, bigakorwa n'inyandiko. Gusaba gutana bikorwa n'abashyingiranywe gusa. Ikirego gisaba ubutane kiregerwa kandi kikaburanishwa n'izindi manza. Ikirego gisaba ubutane bw'abashyingiranywe gisaza hashize imyaka 5 kuva igihe impamvu gishingiyeho yamenyekaniye. Aho urubanza rw'ubutane rwaba rugeze hose, umucamanza ashobora gufata icyemezo by'agateganyo byerekeye ababuranyi, abana babyaranye ndetse n'umutungo. Kugira ngo umucamanza arengere inyungu z'abana mu gihe urubanza rw'ubutane rukiburanishwa, umucamanza nanone ashobora kubashinga by'agateganyo, ashobora gushinga by'agateganyo umwe mu bashyingiranywe cyangwa se undi muntu, akanagena uruhare rwa buri wese mu bashyingiranywe ku bitunga abana, nk'uko nanone biteganywa n'ingingo ya 225 y'iri tegeko. Buri wese mu bashyingiranywe, yaba urega cyangwa se uregwa, ashobora gusaba umucamanza uruhushya rwo kuva mu rugo rwabo akajya kuba ahandi akoresheje inyandiko y'ikirego gitanzwe n'umuburanyi umwe. Buri wese mu bashyingiranywe ashobora kandi gusaba urukiko gutegeka uwo bashyingiranywe kuva mu rugo, rukamugenera uburyo bwo gucumbikira ahandi. Icyakora umwe mu bashyingiranywe ushinzwe kumenya abana agomba kuguma mu rugo kugeza igihe urubanza rwa burundu rutanga ubutane ruzasomerwa, nk'uko biteganywa n'ingingo ya 226 y'iri tegeko. Uretse igihe abashyingiranywe basezeranye ivangamutungo risesuye. Iyo urukiko rutegetse kuba ahandi, umutungo wimukanwa n'utimukanwa ugabanywa abashyingiranywe mu buryo bw'agateganyo nyuma yo kuwukorera ibarura rishyirwaho umukono n'impande zombi, kandi birumvikana hagomba kwitabwaho inyungu z'umwana n'iz'umwe mu bashyingiranywe. Nanone buri wese mu bashyingiranywe agomba kwita kuri uwo mutungo, nta na rimwe ashobora kuwugurisha, kuwutanga cyangwa se kuwutangwaho ingwate mu gihe umwe mu bashyingiranywe atubahirije ku mpamvu ubwo nyine. Urumva, niba habayeho icyo kibazo mukaba mwatandukana, umucamanza akaba abahaye ibyo muba muri gukoresha muri iyo mitungo, birabujijwe ko ugomba
kugurisha uwo mutungo cyangwa se kuwutangwaho ingwate. Ibivugwa muri iki gika bigomba kubahirizwa n'abashyingiranywe nk'uko nanone nyine biteganywa n'ingingo ya 227. Icyitonderwa, ibyo maze kubabwira ni ugusaba gutana burundu biturutse ku mpamvu ziteganywa n'amategeko. Reka noneho turebe gusaba gutana burundu biturutse ku bwumvikane. Gusaba gutana burundu biturutse ku bwumvikane. Gusaba gutana burundu biturutse ku bwumvikane bisabwa n'abashyingiranywe bombi bamaze kumvikana ko ku gusesa ishyingirwa no ku nkurikizi zaryo, kandi bagashyikiriza umucamanza amasezerano akemura ingaruka z'ubutane ku bashyingiranywe n'umutungo wabo kimwe n'abana babo. Icyakora ubutane bwasabwe n'umwe mu bashyingiranywe bushobora guhinduka ubutane bwumvikanyweho mu gihe uregwa yemera ko ikirego gifite ishingiro akemera ubutane. Nanone nk'uko biteganywa n'ingingo ya 230, abashyingiranywe biyemeje gusaba gutana mu buryo bw'ubwumvikane bagomba mbere na mbere kubarura umutungo wabo mu nyandiko, uwimukanwa n'utimukanwa, kugaragaza agaciro kawo, kugena ibyo buri muntu yakwegukana hakurikijwe amasezerano y'icungamutungo bahisemo, nk'uko biteganywa nanone n'ingingo ya 231 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango. Abashyingiranywe bagomba kugaragaza mu nyandiko ibyo biyemeje kuri izi ngingo zikurikira. Ingingo ya mbere, bagomba kugaragaza uzarera abana babyaranye cyangwa se abo bagize ababo batarabyaye, ari mu gihe cy'urubanza rw'ubutane, ari na nyuma y'icibwa ry'urubanza rwo gutana. Bagomba kugaragaza uruhare rwa buri wese mu ishyingirwa ku byerekeye kwita ku bana no kubarera. Icya gatatu, aho buri wese mu bashyingiranywe azaba mu gihe cy'urubanza rwo gutana. Icya kane, ibitunga umuntu umwe yaha undi mu gihe cy'urubanza rwo gutana kugira ngo yirwaneho mu gihe adafite ibintu bimuhagije hatitawe ku icungamutungo bahisemo. Gutana biturutse ku bwumvikane byemerwa gusa nibura nyuma y'imyaka 2 abashyingiranywe babana. Ikirego gisaba ubutane gitangwa mu buryo busanzwe bw'itangwa ry'ibirego mbonezamubano. Iyo urukiko rumaze kubona ko abashyingiranywe bafite ubushake bwo gutana kandi babyumvikanyeho, kandi nanone ubwumvikane bwabo bwabaye nta gahato n'inyungu z'abana zikaba zitaweho mu buryo buhagije, icyo gihe rutegeka ubutane. Ingingo ya 236 ivuga ku kunga abashaka gutana uburyo bikorwamo. Hari igihe mushobora gusaba ubutane bakumva ko atari ngombwa, bakaba bategeka kubunga. Ku munsi wa mbere w'iburanisha kandi mu muhezo, umucamanza yumva abashyingiranywe bari hamwe na buri muntu ukwe, akagerageza kubunga, akabagira inama abona zikwiye kandi akabagaragariza n'inkurikizi z'ubwo butane basaba. Kwiyunga kw'abashyingiranywe gukuraho urubanza rw'ubutane. Kwiyunga bituruka ku mvugo z'abashyingiranywe bikorewe imbere y'urukiko, ikagaragaza ubushake bwabo bwo kongera kubana, cyangwa se igaturuka ku kongera kubana mu gihe kitarenze amezi 3 buri wese mu bashyingiranywe ashobora kongera gutanga ikirego ashingiye ku mpamvu yindi yavutse nyuma yo kwiyunga, bityo akaba yakwifashisha n'impamvu yari yaratanzwe mbere kugira ngo ashimangire ikirego cye gishya. Iyo urebye ingingo ya 238 ivuga ko nyuma y'amezi 3 umucamanza agiriye inama abasaba ubutane, afata icyemezo kibemerera gukomeza
urubanza rwabo iyo abashyingiranywe batsimbaraye ku cyifuzo cyabo cyo gutandukana. Umwanditsi w'urukiko ahera ko akora inyandikomvugo y'uko ubwiyunge bwananiranye, akayishyikiriza, agashyiraho umukono, n'abasaba ubutane bose bagashyiraho umukono, ndetse akayishyikiriza umucamanza kugira ngo nawe ashyireho umukono. Urubanza rwemeza ubutane ruciwe burundu. Urubanza rwemeza ubutane ruciwe burundu rutangira gukurikizwa ku bashyingiranywe kuva ku munsi hatangiweho ikirego cy'ubutane n'urukiko, naho ku bandi bantu rutangira gukurikizwa ku munsi rwabereyeho ndakuka. Nanone ushobora kwibaza ngo ni izihe nkurikizi z'ubutane ku ishyingirwa cyangwa se ni izihe nkurikizi z'ubutane ku bana? Icya mbere, reka duhere ku nkurikizi z'ubutane ku bana. Ishyingirwa, duhere ku nkurikizi za mbere ku butane ku bana. Inkurikizi z'ubutane ku bana, ingingo ya 243 y'itegeko nomero 32 akarongo/16 ryo kuwa 28 z'ukwa munani 2016 rigenga abantu n'umuryango yahinduwe ku buryo bukurikira: abana bahabwa umubyeyi watsindiye ubutane, undi mubyeyi agasigarana uburenganzira bwo gusura abo bana ndetse no kubavugisha cyangwa se nawe kuba abo bana bamusura. Abana bahabwa umubyeyi watsindiye ubutane, undi mubyeyi asigarana uburenganzira bwo gusura abana, kubavugisha cyangwa se gusurwa nabo mu ica ry'urubanza. Umucamanza nanone mu gihe ari guca urubanza agena uburyo bukwiye kugira ngo ubwo burenganzira buzubahirizwe cyangwa se bwubahirizwe. Urukiko nanone rubyibwirije cyangwa se rubisabwe n'umwe mu basaba ubutane cyangwa se undi muntu wese ubifitemo inyungu, rushobora gutegeka ko umwana ahabwa umubyeyi utaratsinze urubanza cyangwa se undi muntu wese rushingiye ku byabagirira abana akamaro, birumvikana. Urukiko kandi rushobora gutegeka ko abana bamwe barerwa n'umubyeyi umwe, abandi nabo bakarerwa n'undi mubyeyi mu gihe biri mu nyungu z'abana. Bitandukanye na mbere, iyi ngingo itaravugururwa, aho mu ngingo ya 243 yavugaga ko abana batarageza ku myaka 6 y'amavuko bagomba kubana na nyina, keretse iyo bishobora kubangamira inyungu z'abana. Ingingo yaravuguruwe. Rero itegeko rishya ryo muri 2020 rivuga ko nanone ibyemezo urukiko rufata rushingiye kuri iyi ngingo bishobora kuba ari agateganyo, nanone rushobora kubikuraho bisabwe n'ababifitemo inyungu mu buryo bw'ikirego gitanzwe n'umuburanyi umwe. Mu gihe habayeho ubutane bushingiye ku bwumvikane, abana bagira uburenganzira bwo kwikenuza 1/2 cy'umutungo wa buri muntu muri abo bari barashyingiranywe, kigacungwa n'umubyeyi urukiko rwemereye kurera abo bana. Iyo abana bagize imyaka y'ubukure, urwo ruhare rw'umutungo bari bemerewe kwikenuza rusubizwa umubyeyi warutanze, agakomeza inshingano ye yo kubarera hakurikije amategeko. Ikindi kintu tugiye kureba gutana by'agateganyo n'uburyo bisabwa. Hari igihe abantu nabo bashobora gusaba gutana by'agateganyo. Gutana by'agateganyo biri mu byiciro bikurikira: gutana by'agateganyo bishingiye ku mpamvu iteganyijwe n'amategeko. Hakabaho no gutana by'agateganyo biturutse ku bwumvikane. Gutana by'agateganyo bisabwa n'abashyingiranywe mu buryo bumwe no ku mpamvu zimwe, nk'igihe cyo gutana burundu. Gutana by'agateganyo biregerwa, biburanishwa kandi bigakemurwa hakurikijwe ingingo z'iri tegeko zerekeye ubutane. Iyo urebye ingingo ya 250 ivuga ko gutana by'agateganyo byemerera
abashyingiranywe gutana ariko ntabwo bisesa amasezerano y'ishyingirwa cyangwa amasezerano agenga imicungire y'umutungo wabo. Nyuma y'isomwa ry'urubanza rwemeza gutana by'agateganyo, inshingano yo gufashanya no kudahemukirana bigumaho. Abana n'ababyeyi batanye by'agateganyo barengerwa hakurikijwe ibivugwa mu ngingo ya 243 n'iya 244 n'iya 246 z'iri tegeko. Gucunga umutungo w'abasaba gutana by'agateganyo bikorwa hakurikijwe amategeko agena imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe iyo hari igihe cy'urubanza rw'ubutane bitewe n'ubwoko bw'ubutane. Urubanza rutegeka kutabana by'agateganyo. Birumvikana iyo habaye urubanza rutegeka kutabana by'agateganyo, rugena ibitunga umwe mu bashyingiranywe ubikeneye hatitaye k'ufite amakosa. Igihe gutana by'agateganyo bimaze imyaka 2 uhereye igihe urubanza rwabaye ntakuka, urukiko rubisabwe n'abashyingiranywe bombi cyangwa se umwe mu bashyingiranywe ruhindura urubanza rwo gutana by'agateganyo mo urubanza rwo gutandukana burundu, kuko birumvikana icyo gihe biba byaranze. Ikirego gisaba guhindura gutana by'agateganyo n'ubutane gitangwa mu buryo busanzwe bwo gusaba ubutane. Mu gusoza rero reka nsoze nanone mbashimira mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro cyavugaga ku munyarwanda, cyane cyane ku cyakorwa kugira ngo isenyuka ry'ingo rihagarare ndetse n'icyakorwa amategeko ateganya nyuma y'uko kubana kw'abashyingiranywe kwanze. Bashishikariza gukora like, share ndetse na subscribe kugira ngo ibi biganiro bigere ku bandi bantu. Nanone nanagusaba niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu. Nanagushishikariza niba hari ihohoterwa ukorerwa mu rugo washakiyemo cyangwa se niba hari ihohoterwa rikorerwa abana, kugira ngo mutumenyeshe tubafashe gukurikirana iki kibazo, ndetse niba hari ubuhamya ushaka gutanga bigendeye ku byakubayeho mu rugo rwawe, kugira ngo utumenyeshe nanone tugushakire umwanya tuzaganire kuri ibi bintu. Niba hari ikiganiro wifuza ko twakorana tubwire. Niba iki kiganiro mwagikunze, ndabasaba kugira icyo bivugaho muri comment, ndetse numve n'ibitekerezo byanyu ku bijyanye no gutandukana burundu kw'abashyingiranywe, ndetse nanabasaba kwirinda iki kintu kuko ari ikintu gishobora kugiraho ingaruka abana, cyane ko abana badashobora kwishimira kubona ababyeyi batandukanye. Ni byiza ko wowe musore, wowe mukobwa, igihe ugiye gushaka ugomba kubanza kwitondera umuntu mugiye kubana kugira ngo mutazahura n'ibibazo byose. Burya nubwo tuba tubivuga gutya, hari igihe mutandukana bikaba byagutwara igihe kinini mukajya mu manza, niba turi muri 20 na kangahe, ugasanga urubanza rwanyu barushize nko mu myaka 3 iri imbere, ngo muri mu bintu byo gutandukana bidasobanutse. Murakoze cyane mwe wabashije gukurikirana ikiganiro cyacu ukaba ugeze ku musozo. Niba uri kumva aya magambo unyandikire muri comment, ndetse murakoze cyane.